barisha abakristu ibyatsi, twabonye ababakubita inkoni, twabonye ababakandagira mu migongo bose bakaryama hasi akagenda bagendera hejuru. Bya bimeze tuba ibyo bintu twavuga gute ko ari Imana bayamutegekeye rero yexprime mu ndimi, ariko ziriya ndimi abandi bantu barazumvaga, cyangwa undi mu apotre yashoboraga kuzisobanura. Na ni kuri byanditse muri Bible ko uzavuga mu ndimi undi muntu azazumva, azagira revelation yo kuzumva kugira ngo yexplique arabisobanura. Ariko wowe uvuga mu bintu abantu batumva, kandi iyo umukurikiye usanga byarabaye nka formule arepeta buri munsi akarepeta yabakashirakuya. Ça n'a pas de sens. Non, en fait c'est la bêtise de la chose. Ari niho bipira wenyine ukamenya yuko uri kwivugisha biriya bintu ntabwo uzi nicyo bisobanura, n'ibyo byose warabigize nka formule. Urumva ni formule uresita, parce que niba umwuka wera c'est vrai, niba avuga akavugira mu bantu bakavuga indimi, ntabwo yavuga ikintu kimwe buri munsi. Yajya avuga ibintu bitandukanye, kandi hakaba n'umuntu wundi ufite don yo gusobanura biriya bintu. Bivuga ngo twongeye kubaha ikaze abadukurikiye kuri uno muyoboro wacu wa Brava Talk. Ni ikaze cyane, turabishimiye, dukomeje gushimira uburyo mukomeje kubana natwe no kudushyigikira mukora subscribe. Ababikoze mwagize neza cyane, turabyishimiye kandi turabyemera tukabikunda. N'abatarayikora tubahaye akanya, ushobora gufata amasegonda 3 kugira ngo tube muri community imwe iganira ibintu bifite umumaro, byungura umuryango nyarwanda, bikatwungura ubwacu ndetse bikungura n'imiryango yacu n'abana bacu muri rusange. Uyu munsi n'ubundi dufite ikiganiro kiryoshye n'umutumirwa wacu umenyereye, ariko n'ubundi ntabwo ndi bumuvuge arivuga kuko n'umuntu mukuru mu Kinyarwanda buri muntu arivuga cyane yari umuntu mukuru. Ni ikaze muri studio zacu kandi twongeye kuguha ikaze urisanga. Oui, merci beaucoup, murakoze cyane. Nitwa Gilbert Bekos, iryo zina abantu benshi banziho. Ntabwo ari ubwa mbere mbonye mu kiganiro ku bakunzi bacu basanzwe batubona. Uyu munsi twishimiye kandi kugira ngo twongere kandi dukorane ikiganiro, mbese tuganire kuri sije muri bumenye mu minota mike, amasegonda make. Turabashimiye cyane rero, ni sije iryoshye, ni insanganyamatsiko imeze neza cyane. Ndakwifuriza kuyikurikirana no kuyumva kuko ni umutumirwa ufite inararibonye, ufite ibintu byinshi yabonye, ariko turanaganira twumve. Ushobora gusanga ibibazo turi busubize, ibyo turivugeho ari ibyo umaze iminsi wibaza. Reka nkubwire ngo amatsiko yawe arashira uyu munsi. muri aya madini dukomeza tuvuga ko ashobora kuba yavuye ku Mana, abandi batayisi ku Mana. Utekereza ko aba bantu bavuga ko babonye ihirikwa ry'Imana bakaza kuriha abandi, babikura hehe? Se koko baba barabibonye? Ibyinshi njye navuga ko ibyinshi ari ibintu bagenda bahimba, kuko hari ibintu byinshi tubona by'amadini bikakuyobera, kuko sinzi ko biriya bintu byaba bituruka ku Mana. Twabonye abapasiteri muri Tanzania barisha abakristu ibyatsi, twabonye ababakubita inkoni, twabonye ababakandagira mu migongo bose bakaryama hasi akagenda bagendera hejuru. Bya bimeze tuba ibyo bintu twavuga gute ko ari Imana bayamutegekeye rero? Akavuga ko kuva na kera Imana yagiye ivuga ngo mugende murimbure abantu runaka, akavuga ati iyerekwa riturutse ku Mana nta kuntu bataryubahiriza. N'ahantu Petero ngegeze ngo arota umwenda urimo ibisimba by'ubwoko bwose bataryaga, nyuma barota icyenda kirimo ibisimba by'ubwoko bwose bataryaga. Kurota byose Imana yakira, ariko Imana iramubwira ngo nagenda birye abaga rye. Avuga ati reka ariko Imana yari yabimubwiye.
urumva rero abantu ntabwo bashobora gukompara ibintu byabaye ku ba Petero cyangwa ku ba Jean ku ba nani ngo bavuge ngo ubu ngubu nibyo biri kubaho. Urumva abantu kwanza mu madini, abantu benshi, abantu bose bafashe amatitre yo kwiyita ba apotre. Abapotre tuzi, abapotre twize tukiri abana bari abapotre bo kwa Jésus. Urumva ariko abantu donc bagiye bungura ibitekerezo byabo. Urumva bagiye bungura ibitekerezo byabo, natwe tubaye abadisipline, tubaye abapotre, ariko si bari abantu bafashe koko ukabashyira ku munzani bareba paraporo n'ukuntu abanani abadisipline ba Jésus bari bameze, abapotre bari bameze, wabona koko bafite meme na 10% y'abari abantu. Ariko kugira ngo biyita abapotre, abandi bisha aba reverend, abandi bisha abandi bihaye amatitre akomeye cyane, n'amatitre bagenda bigira. none bari abantu bakomeza bavuga ko bavomekewe n'Imana kandi by'ukuri bashobora kuba atari byo. Izo mbaraga bazikura zo gukomeza bavuga bihitirira Imana kandi by'ukuri batavuganye nayo, batabonanye nayo, itabire. Reka nguhe un exemple. Reka nguhe exemple y'umuntu w'umuzisya, umucuranzi. Umucuranzi ni umuntu yiga instrument ye. Ngenda ndavuga muri cadre y'umucuranzi, ngenda umucuranzi kuva mfite imyaka hafi 12, 14, 15 nakoraga kuri gitari, ndi kugerageza gitari, narayibonye muri byo ndagerageza kugeza ubu ngubu. Ntabwo nshobora kwibagirwa gitari, ntabwo nshobora kumara iminsi ntakora kuri gitari ntacuranga neza. N'abariya nabo c'est la même chose. Niba yaritiriye kuba umuntu uvuga ngo avugisha ibintu by'Imana, akoresha uko ashoboye, peut-être akiga Bible, akamemoriza amaverse, akamenya akagera gute. Ariko ibintu by'Imana ni ibintu tudashobora gukompara n'ibintu byo mu isi, parce que iby'Imana ni iby'umwuka. Ni iby'umwuka. Kugira ngo ube umwarimu ujya d'abord mu ishuri ukiga kuba umwarimu, ukiga pedagogique. Iby'Imana ni iby'umwuka, ariko rero iby'umwuka wamenya gute umuntu ufite uriya mwuka w'Imana n'umuntu udafite uriya mwuka w'Imana? Kuri kigaragaza bagatitira avuga indimi utumva. Ibyo no kubeshya, ibyo by'indimi no gutitira ni ibyo kubeshya. Ifu gusoma Bible neza. Ifu gusoma Bible neza maze kumva. Zira mbaraga bazikura. Abapostre bavugiye mu ndimi igihe Jésus Christ yari ababwiye ko azabohereza le Saint-Esprit, kandi bari bari mu cyumba bifungiranye aho ngaho, ubwoba bwarabishe baragira. Saint-Esprit aza yexprima mu ndimi, ariko ziriya ndimi abandi bantu barazumvaga, cyangwa undi mu apotre yashoboraga kuzisobanura. Na ni kuri byanditse muri Bible ko uzavuga mu ndimi, undi muntu azazumva, azagira revelation yo kuzumva kugira ngo yexplique, anazisobanura. Ariko wowe uvuga mu bintu abantu batumva, kandi iyo umukurikiye usanga byarabaye nka formule, arepeta buri munsi akarepeta, yabakashirakuya. Ça n'a pas de sens. Non, en fait, c'est la bêtise de la chose. Hariya niho bipfira. Wenyine ukamenya yuko uri kwivugisha biriya bintu ntabwo uzi nicyo bisobanura, n'ibyo byose warabigize nka formule. Urumva? Ni formule uresita. Parce que niba umwuka wera, c'est vrai, niba avuga akavugira mu bantu, abantu bakavuga indimi, ntabwo yavuga ikintu kimwe buri munsi. Yajya avuga ibintu bitandukanye, kandi hakaba n'umuntu wundi ufite don yo gusobanura biriya bintu. Ko Bibiliya ivuga ngo n'ijambo ry'imfabusa abantu bavuze ngo baribazwa, bariya bakaba aribo bavuga ko ari abayobozi bayobora abandi. Buriya izo mbaraga bazikora zo gukomeza bakora ibintu. Nkubwije ukuri yuko
ni abantu bake bazaganisha, ni bake cyane bazaganisha. Kandi la Bible est claire, Bible iravuga ngo uzaba afite byinshi abazaganisha. We witirira kuri umukozi w'Imana uri kuvuga mu ziriya ndimi zo kubeshya, uzabibazwa wenyine, uri kwikondana, uri kwishira amakara ku mutwe. abatabivuga tu Uranyumva? Bien sûr. Oya, Imana iri simple kandi iri humble. Kandi Imana yaravuze ebana ushobora meme no kutajya mu rusengero. Ushobora meme no kutajya mu rusengero, ari amazi bavuga ngo niyo amabwiriza y'urusengero. Ariko niba ufite umutima uri bien disposé, umutima ufite urukundo, umutima uca bugufi, umutima iyo ukoze ikintu ukibaza ukavuga uno muntu namubabaje, ngiye kumusaba imbabazi, uzabona ijuru. Ariko niba uri umuntu ufite umutima ukakaye, umutima dabura utagira urukundo, umutima harimo ubwibone, umutima urimo ubwirasi, ntabwo azabona ijuru. ese ko Imana cyangwa Yesu yasize avuze ati turi intama akadusiga mu rwuri, ni gute bamwe bahinduka abashumba b'izindi ntama kandi bose bari intama? Ni gute intama imwe ihinduka umushumba w'izindi? Reka nkubwire, urabona meme no muri nani, meme no mu nka cyangwa mu ngurube cyangwa mu hene, toujours haboneka ihene imwe yabaye kuraje cyangwa intama imwe ijya imbere y'izindi igafata inzira, izindi zose zishoboka. Nuko bigenda. Abantu ni kuriya tumeze. Iyo uri imbere ukigira umudirija kandi ukaba uzi kuvuga, donc kuvugisha bariya abantu bari inyuma bawukurikiye, ukabaha amaslogan, ukabaha amaregle bagendera bakakumva, ahantu hose bajyanye baragenda. Nibo bantu bitwa des leaders, urumva, des leaders des élites. Bo uzarebe bano banani, urabona bano ba musiciens bakomeye bageze kuri ibi bikomeye, ashaka kubyuka mu gitondo afite depression, urumva, akavuga ngo sinshaka kwambara neza, ndashaka kwambara umwenda ucitse hano ku mavi n'ibyo byose, cyangwa byose yawuciye yageze gute, akajya kuri scene akagera. Abantu bose abajene bose bagakurikira ngo niyo mode yasohotse, leta batajya kubyambura. kandi atari we wavuze ngo iyi ngiyi ni mode na kreye, ifite magasin yanjye na kreye no pantaro n'ibyo, uranyuma akavuga ngo niyo mode nasohoye, niyo mode, abantu bose bagakurikira. Donc c'est comme ça bijya bigenda. Rero hari abantu bita les courageux, urumva, hari abakoraje avuga ngiye nzagera imbere y'abantu mbabwire gutya na gutya, mbakonvenke gutya na gutya gutya na gutya, bitewe nuko n'ibintu by'Imana akenshi ntabwo biri verifiable. Abantu bose bagakurikira nk'intama, bagakurikira nk'ihene. Ariko attention, hari ijambo rivuga muri Bible, abantu ntabwo bajya basoma Bible. Njye nkunda gusoma Bible cyane. Bavuga ngo abantu banjye muzabamenyera ibyo bakora, imbuto zabo. Imbuto ni les fruits que tu donnes dans la société, ukuntu wikomporta muri société. None ziriya ntama zahindutse abungeri ko zisaba izindi ntama amafaranga ya buri munsi ngo zigiye gukora umurimo w'Imana. Ayo mafaranga ni irari, ibyo nakubwiye ko ari irari, kandi ibyo nabyita ko ari escroquerie. Ni escroquerie, ni escroquerie. Bavuga ko abajya ku Mana kandi akora umurimo w'Imana. Imana ntabwo yigeze irema amafaranga arafite. Amafaranga ni igitekerezo cy'umwana w'umuntu. Mbere y'amafaranga ntabwo yabagaho. Mbere abantu batuye muri kano karere bazanaga ibishyimbo, abandi bakazana ibijumba, bakagira icyo bitaga troc. Nkaguha ibijumba ukampa ibishyimbo, umwe agatanga ibijumba hariya bakamuha imyumbati, cyangwa ni kure habagaho. Haza umuntu w'umunyabwenge aravuga moi je vais créer de l'argent, akreye amafaranga, urumva, akreye amafaranga, abantu bose barebera amafaranga akayobora abantu bose. Uranyumva? Rero uriya muntu uza kubaka dabura umurimo w'Imana, waravuga ngo
ashobora kuvuga ngo njyewe ndashaka kubaka umurimo w'Imana, none ndashaka ko mumpa amafaranga kugira ngo nubake. Rero neza akenshi ni amafaranga ufite anga ajya kuri konti n'ibintu bya kuri konti. Aramutse aguze na eglise, akenshi eglise yandikwa ku izina rye n'umutungo. ni ukuvuga ngo biriya bintu byose bagura, icurangisho, intebe na bya bintu byose n'inyubako, niba byanditse ku izina rye, abandi nibajya gusohoka ntabyo bazasaba. Yesu niwe yabishobora. Kandi warahaye Imana, warabihaye Imana, donc ça veut dire quelque part warabihebye. Ni ukuvuga ngo warabihebye, warabitanze, urabiheba, ubiha mu maboko y'Imana. ubihebera Imana ubihaye umuntu. C'est ça, umukozi wayo. Umuntu narabifata nyine arabifata nyine akitwa ko. No, il faut kureba abapasiteri. Hari abapasiteri benshi. Reba uwa mupasiteri werwa kwita Imana witwa avuze ibintu yavuze mu kiganiro ngo twarabeshyaga, twese twarasambaje, twese twagize gute. Ukima donc en fait umuntu kwita ngo ni umukozi w'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu kimwe gusa ushobora kumurebera ni imbuto ze, urukundo afite, ukuntu aca bugufi, ukuntu afasha intama ze, ukuntu agiye ibintu byose ntabwo abikora kuri profit ye personnel, ntabwo abikora kugira ngo yunguke. Ariko se ni abakozi bangahe biwe bakora ibintu atari ibintu byo gushaka. Bisaba amashuri angahe kugira ngo umuntu abe yagombye gushinga rya dini tuvuga? Umuntu wize n'utarize bashobora gushinga idini, cyane ko batujya ko bivugwa n'umwuka w'Imana. Umuntu utarize ntabwo normalement ashobora gushinga idini. Kubera iki? Parce que abashinzwe abantu agomba kuyobora. Kugira ngo uyobore abantu bisaba tact. Niba ayobowe n'Imana reka nkubwire, no hari tact kuyobora abantu. Ugomba kumenya ukuntu uyobora abantu, ugomba kumenya ukuntu abantu bakora, ukuntu abantu batekereza, ukuntu ushobora kwifata ushaka kugera amashuri abaho. Kuki abantu bajya mu mashuri? kugira ngo bunguke ubumenyi bwo mu ishuri, bwo mu isi, ubwenge bw'isi, ariko abandi bantu mu bwenge bw'Imana. Ufite urabona umuntu d'abord, umuntu asanzwe avuka afite ubwenge karemano. Ujya mu ishuri kugira ngo noneho ukordone buriya bwenge, kugira ngo umenye kubukordona neza. Niyo mpamvu umuntu ajya ku ishuri. Niyo mpamvu kugira ngo ube leader wo kuyobora abantu ugomba kubyiga, ugomba kwiga ukuntu wayobora abantu. Ntabwo wapfa kuza gusa ufite ubwenge tuvuge karemano, tuvuga yego hari abantu bamwe nabo babasha kugira iriya don, ariko akenshi amadega ni menshi. Kubera iki? Parce que dutuye no mu isi deja yabaye structuré. Structuré ça veut dire hari amategeko. Urumva? Hari amategeko agomba kubahirizwa, hari administration. Urumva? Kugira ngo uyobore bari abantu, kugira ngo ukore d'abord idini, ugomba kwandika ibipapuro, usaba ama permission, ugomba gusinya, ugomba kujya ahantu peut-être gushaka ama subvention, ugomba kugira ibyo byose ni administration. Niba uri umuntu se utarigeze ujya ku ishuri, utazi no kwandika izina ryawe, utazi no kugira iyo structure uzayikora, iyo administration uzayikora. Uranyumva ko biko ari ngombwa? Ni ngombwa kuko ushobora no kuvuga ngo okay, mfite do y'Imana gusa ngenda ndashaka kuyobora abantu, ukagenda ugakora ibyo. Ushobora gushyira abantu ku ruhande rwawe, abasekreteri, abatrezorier, bazajya babarabi amafaranga. Niba yiba yose bakayatwara, bityo ni kutazi no kwandika izina ryawe. Muri uyu muntu wize psychology neza, akiga sociology nziza, akiga philosophy nziza, akaba azi no kuvuga, ashobora gushinga idini bitewe. Wowe urebe ukuntu nanjye urebe ukuntu Eglise Catholique akomeye. Uzi impamvu Eglise Catholique zikomeye? Eglise Catholique zirakomeye parce que n'abantu bashizeho kwiga. Bashizeho kwiga kugira ngo ube padiri ugomba kwiga.
Urumva? Ni abantu b'abanyabwenge uzareba, niyo mpamvu kuva kera abanani abakatolike bazaga ahantu bakareba hano hari vierge kandi ikintu na kimwe gihe bagafata nk'uriya musozi kandi akenshi ntabwo bafataga umusozi rero, bafataga umusozi stratégique kirengeye kameze stratégique. Urebe ukuntu amaeglise yubatse, amaeglise yubakitse akenshi ni au milieu du village, ahantu stratégique bafashe biriya bibanza kubera ubwenge bwinshi bagiye bafata na biriya bibanza bakumvikana n'abakuru b'igihugu bakavuga biriya bibanza ari ibibanza bya Vatican, ibibanza bya Roma by'iteka ryose bikaba bya Roma, donc bagakora amasezerano yo gukora ibibanza bya Roma ku buryo hatazagira ubutegetsi buzaza bavuga. Ibyo ni iki? C'est l'intelligence, parce que n'abantu bize bari bazi ibintu bizaza, bari bazi ko après 20 ans, après 30 ans abantu bazaba bari gutekereza gutya, bizaba ari ibintu bimeze bigaragara barisika kuzaperda ibintu byo kwitwa. Ese buriya no mu byo bigamo Bibiliya, teoloji biga Bibiliya kugira ngo babashe kuyobora abantu gutyo, cyangwa ni ibindi bintu? Teoloji nayo iri ku ruhande nawe se, donc inyigisho zose zikubiyemo zituma umuntu abasha kuyobora undi. Bien sûr, biriya byose babigisha kuba aba leader, il y a des écoles, hari amasomo donc yigisha abantu kuyobora abantu, ntabwo wapfa kuyobora abantu komsa. None bari abantu abihaye Imana bayobora insengero bunguka iki? Bafite inyungu by'ukuri zifatika, bamva ko bakorera Imana? Bafite inyungu zikomeye cyane turamutse tubishize mu mubiri hano ku isi, kandi na buri muntu wese izo nyungu ntabwo ashobora kuzanga. Inyungu ya mbere ni icyubahiro, d'abord honneur, agira abantu bakamuha uriya muntu ni umuntu kabisa uri mise à part, ni umuntu Imana yahisemo. Ibyo ni icya mbere. Icya kabiri ni imitungo bakura muri viyari, muri ariya mafaranga, amarangamutima. Ugiye ureba amarangamutima, hari abantu batanga amazu, hari abantu batanga n'amamodoka. Hari umugore ngo wigeze gutanga imodoka y'umugabo, cyangwa ngo tuvuge imodoka y'urugo, akayitanga ngo barangiye kasanye hayi pasiteri nge ntangiye amarangamutima. Donc ukamubwira ibintu burama bimukora ku mutima akabubije. Muri iyi minsi ngo abagabo cyangwa abagore bubaha abapasitoro babo kurusha n'abo bashakanye. Bien sûr ni ubujiji, parce que abapasiteri urumva nibyo nayo ndi kuvuga, abapasiteri abakina abantu kuri psychologie, akagukina kuri psychologie akakumvisha ko ukumva ko yabaye umuntu uri apa, ukamuha titre yo kuba ebana kwagira ngo ni murumuna wa Yesu cyangwa je ne sais pas, cyangwa ni impanga ya Yesu. Kandi ni kubeshya. Umuntu wambaye inyama n'amaraso ntabwo ashobora kuba Yesu, ntabwo bishoboka. Ibyo ni ubujiji buhambaye cyane. Avuga ati nabonye hari icyo neretswe kuri wowe. Ati mbere yo kujya kugira icyo ukora cyose ubanza umbaze. Barabeshya abo ngabo. Injiji nizo zikurikira abantu nk'abanyarwanda, injiji nizo zigira bariya abantu bose b'injiji, nibo bafata bariya bakozi b'Imana bakabashyira kuri piedestal, donc ukamushyira kuri podium, ukamushyira ko ari we muntu, donc ubaye umuntu principal dans ta vie, mais rien, que dalle, biriya Imana ntateye ibizi nta n'ibyo. Hari aho mba ntekereza nkabona umuntu yinjiye asohotse mu modoka nziza cyane, bamuteguriye tapi si yo yonyine, ahubwo bamutwaje n'ibitabo, hari n'abagarde Paul bakwiye kumurinda. Iyo fete ni mentalite yo mu isi, ni mentalite yacu y'abana b'abantu, kubera ko twebwe abana b'abantu dukunda honneur, dukunda ibyubahiro, ukunda gutanga ibyubahiro naho bitari. Hari abavuga ko abakozi b'Imana bakwiye kurindwa bakagira uburinzi bukomeye, kubera ko ari danger y'ihesi ishobora kubakoraho.
kubera ko satani iri buze kubarwanya noneho mubyo mukarwana na satani ngo ni inzabya zuzuye ubugiro bw'Imana. jane ibyo ni ubwenge bw'abana b'abantu, ibyo ni ubwenge bw'abana b'abantu n'ibyo batekereza. ubwo reka nkubwire example. Petero ntiyabanaga na Yesu, babaga bari kumwe kolesere, ariko hari igihe byageraga Petero agakwepa akajya kwirobera amafi, basi yabonaga anasema mu rugo birakomeye, reka njye kwikorera imirimo yanjye y'amaboko ifatika, njye kwirobera amafi. Jesu akongera akaza calmement, humblement, akongera akamubwira ngo no tugende dufite mission tugomba gukorera umurimo w'Imana y'igitaramo. Donc je pense dire yuko abana b'abantu dufite ubwenge ine, ubwenge karemano buri muri twebwe, biri muri bya byo gushaka ibyubahiro, byo gushaka ko abandi bagukomera mu mashyi, byo gushaka ko abantu bakugira igitangaza. Hari n'igihe bashobora kubiporopoza n'uriya mupasiteri, kuko uriya mupasiteri atanabishaka. Njyewe ndamutse mbaye umupasiteri, nta n'umuntu wamuhaje ibitabo, nta n'umuntu nabwira ngo ngwino iruhande rwa ngo ancunga contre tout. Biterwa n'iki kuko batangira kwigisha, igihe cyose bigisha akaba nta wundi muntu ashobora guha agatutu, agahora avuga icyumweru cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, ukwezi umwaka ugashira. Hari abantu bikubira, arega iba yarabaye teritwari mu cyanya. njye ndibuka hari eglise n'abagana abantu bigeze twese twigeze kwivumbura tuvuga ko nyine dushaka guverinoma ya eglise vama habe nani y'amastructure ameze neza ya administration n'ibyo. Ubu kuno pasteur yadusubije, pasteur atubwiye ngo igihe natangiye ino eglise ndi kujya muri ivere, ndi guhangayika, ndi kujya, nta muntu n'umwe wari uhari. Rero mubonye uyu munsi eglise imeze neza yuzuye, ngo noneho muraje ngo mujye gushamo. Siko mubonye nigushirije, mais c'est tout à fait normal yuko umuntu wamaze gushinga idini rye, amaze gushinga son eglise, afite eglise ye, afata monopole bitewe nuko adashaka ko abandi bantu baza kugira. Ariko akenshi ntabwo ari igitekerezo cyiza. Reka tugere ku rundi rwego rw'abandi bantu. Muri ya dini turi kuvuga, habonyemo abayobozi, tubona ibyo bigisha, tubona abayoboke, ziriya ntama zikurikira umuntu ufite iyerekwa. Zunguka iki, zihomba iki? Dore ko icyo zunguka zirigira. Intama icyo zunguka, ijambo ry'Imana burya ry'Imana yigisha d'abord kwiyasima, ukiyemera ukomeze, kuko Bibiliya iravuga muri Yeremiya mwese mwarakoze mwese mumeze, ukiyasima ukuntu umeze, ukiyakira. Ikindi katari iguha umutuzo, parce urabona buno buzima tubamo hano mwisi harimo perturbation nyinshi cyane. Hari par exemple, il paraît ko hari umupasteur mu Rwanda yigeze kumva n'histoire, umugore we yakubitaga, umugore yamukubita, pasteur agaceceka, akamukubita agaceka, akavuga ngo sha, ngo Bibiliya ngo yangize imbwa sha, Bibiliya yangize imbwa. Tu comprends? Iyo ataza kuba iyo Bibiliya itaza kuba yaramugize imbwa, yari guhita replika, yari guhita amudiha neza, akamuniga neza. Ariko akavuga abana Bibiliya yangize imbwa. Donc ça veut dire quelque part tumugira la discipline, ikwigisha ibintu byiza plutôt, kandi ikaguha espoir ko ubuzima bwawe bufite umumaro, ko uramutse unavuye mu mubiri hari ahantu uzajya kandi ukabaho neza, banyuba ukabaho umeze neza, udafite depression, utavuze ngo ubuzima bwawe, kuko
hari igihe usanga abantu, hari abantu benshi akavuga ngo pourquoi j'ai dit, akavuga ngo kuki ndiho, kuki ngomba kubaho. Niba abantu bajya bavuga ngo kuki ndiho, kuki ngomba kubaho, akaniyahura kubera kwiyanga, kubera kugira ngo ariko idini rero, idini aho riva rikagera bigisha umuntu ujya kwiyakira, kubaho utuje, akenshi ikigisha n'urukundo, ikigisha n'urukundo umuntu akabaho. kuko ubu ngubu ukuntu isi yagiye itera imbere, byanditswe bimwe no muri Bibiliya ngo mu minsi ya nyuma urukundo ruzakonja, abantu bazakunda amafaranga cyane, intereza bari amafaranga, abantu bazakunda impiya. Ubu ngubu nibyo bihari, ubu ngubu nibyo bihari, byageze ku rwego ruhambaye. bari abayoboke ntabwo bakunda impiya buriya, ntabwo bazikunda gakeya. Bakunda impiya, barashanga. Ninde wanga impiya? Ninde wanga amafaranga? Kwari ebana ni rare, ni uburyo bihiye. ni rare kutabona umuntu ushobora gukunda amafaranga niba afite source y'amafaranga, kuri amafaranga gentiment et poliment. Ebana iyo source donc arayigira, agerageza uko ashoboye akayirekolta kweli. buriya ntibituma nabo bakurushaho gukora cyane, kuko aho bajya gusengera bayabasaba, avuga ati nzabona njya gutanga, bigatuma agira imbaraga zo gukora cyane, wasanga nayo ari inyungu zabo. Bati ntabwo nitekereza umuntu warakora cyane mu buzima kugira ngo utere imbere, kugira ngo wameliore ubuzima bwawe, udashyira Imana, kugira ngo wameliore ubuzima. Yego uramutse ubirayishije ukabibona, uhita uvuga mboye ngiye gufata na une partie aussi nijyane njye ntabwo mbyita ko ari guhereza Imana, ni ukujya gutera inkunga umurimo w'Imana, kuko mba ndi conscient yuko ngiye muri eglise iyo ntebe nzicaraho kameme, ntabwo ari intebe batoraguye, umuriro bazagira ntabwo ari umuriro kameme wa grand père wabo yabahaye, bazawishyura. C'est tout à fait normal yuko ushobora gukontribuer quelque chose, ariko ntabwo nagera kuri niveau y'uko ngo ngiye gufata inzu, ngiye kuyiha pasteur, ngiye gufata imodoka, ngiye kuyiha ndamutse mfite imodoka nk'ebyiri nkabona pasteur ari kugenda n'ibirenge, kavuga uno muntu kameme ajyaza kutwigisha les valeurs zo kubaho. Nibyo ushobora kumuha imodoka nkavuga pasteur nkwaye kado y'imodoka nk'uko, ariko ntabwo navuga ngo nihaye Imana, parce que Imana ntabwo izi imodoka, Imana ntabwo ishaka imodoka yakozwe n'amaboko y'abana b'abantu, kandi yicagamo n'umuntu. arega abantu erreur abantu bagira nuko bafata Imana bakasha kwigereranya n'umuntu, bagashira umuntu hano bagashira n'Imana. Imana ni umwuka, uranyumva? Imana ni umwuka, Imana ntabwo izi ibino bintu byose tujya dukora by'amazu, imyenda twambara, Imana ntabwo ibizi, amafaranga Imana ntabwo izi, parce que ça c'est la création de l'homme, nitwe twabikoze, ntabwo ari Imana yabikoze. Hanyuma mu byo bakomeza bungukira mu idini, kugira ngo bungukiramo n'ubusabane n'abandi bantu, kuko hari abakora y'abagore, hari abakora y'abagabo, hari abakora y'inshuti. Nicyo iyo ni sije yindi petete tuzaje, yego urasabana ugakorayo inshuti, ugakorayo inshuti, ariko birebe kuvuga ngo gukurayo abagore nta kimwe bihe. Kandi banabahanurira bati umugore wawe nguriye, umugabo wawe nguriye. Ibyo ngibyo ni ukujua kuri ku bwenge bwabo, kuko uwo mugore ukiye muri eglise ntabwo uba urushiru yuko muzana abana, ntabwo ari ukuvuga ko ari we la femme idéale batanzwe n'Imana. jamais. No muri Bible biranditswe, muri Bible biranditse ke uzabona umugore azaba abonye umunezero. Donc ça veut dire abantu bose b'igitsina gore ntabwo ari abagore, abantu bose ubona w'igitsina gore ntabwo ari umugore wo kurongora, ntabwo ari umugore wo kubana nawe. Uzabona umugore, parce que bari abagore ni rare, urumva, bari abagore bari rare, bafite umutima wa kigore.
bari bahari. Iyo umubonye uwo muntu ufite ziriya ndangagaciro uba ugize amahirwe yo kuvana umunani muri n'abapasiteri baratana, abapasiteri bakora amajwi bose bavuga ko il n'y a pas de règle, nta règle ihari ntayo. Yego ni communauté nari nabivuze mbere, ni communauté donc usabanamo n'abantu ugakuramo inshuti ugakuramo iki uburyo ushobora gukora ikintu bakora urubanza, hari urubanza rukorwa abantu badahari bakagushyigikira bakagera gute urumva, ariko ibyo ngibyo ni ibyacu byo mu isi, ntaho bihuriye n'Imana, ntaho bihuriye n'Imana. Kuko barakubwira ngo Imana ireba iki? Umutima w'umuntu. Hari amadini akora imishinga, akubaka amashuri, akarihira abantu amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Ibyo ngibyo babyita les œuvres de charité. Urumva, les œuvres de charité. Reka dufate bariya bantu, reka tubafashe ibikorwa by'urukundo, reka dufashe uriya muntu kugira ngo yameliore ubuzima bwe bugerageze kugenda. Nabyo ni byiza parce que ziri mu mbuto z'umwuka wera. Abantu bari mu idini ibyo ni byiza babona, ni igiki bashobora kuba bahombera mu idini? Abantu ikintu bahombera mu idini ni kugendera mu bijyanye ibyo uri injiji. Iyo uri injiji ugendera mu kigare, kandi icyo kigare urebye nabi gishobora no kudutwara, kuko hari abapasiteri basenya ingo z'abantu, hari abapasiteri basenya ingo z'abantu, hari abapasiteri batera inda abana b'abandi muri eglise cyangwa ukaryamana n'abagore b'abandi muri eglise. Donc niyo mpamvu nakubwiye ko ari disposition y'umutima wa buri muntu. Niba uzi ko uyobora abantu, niba uzi ko wigisha, ugomba kugira ukuntu witwara, ukuntu wikompora, ukuntu wirespekta. Ugomba kumenya ko ufite za limite. Umugore n'umugabo niba barahuye, tuvuge umwe adakijijwe, ntabwo ari ye rezo yo kubwira uriya muntu ngo nditane n'uriya ngo parce que uriya ni washitani, uriya ntabwo ari Imana. No, buri muntu agira umunsi we Imana ishobora kumukora, kandi d'autant plus que byanditse mu ijambo ryayo ko nous sommes sauvés que par la grâce. N'Imana yonyine izagukoraho, niba ukoraho ntabwo ari uwawe mu gihe cyawe, Imana yahakajya ibyo ni ukubeshya, ibyo ni ukubeshya, kuko Imana yaremye abagore n'abagabo bazabane. Niyo mpamvu nakubwiye n'ibyo byinshi nakubwiraga muri Bible ntabwo banditse ngo uzabona umugabo ngo azaba agize amahirwe, banditse uzabona umugore. Kuki? parce que bavuga abagore, no mu Kinyarwanda bavuga ko abagore ko ari imitima y'urugo. Uriya mugore rero bazabwira kuko abagabo kenshi, abagabo ni très difficile ngo bapfe kwemera ibintu no kutugira. Amaeglise menshi usanga abagore nibo benshi kubera iki? Parce que abagore bagira imitima yoroshye, imitima banayaccepta très facilement. Umugabo abanza gushishoza n'ibyo. N'ikintu kimwe dushobora kuzana umugabo muri eglise ushobora gutuma atera, ni ukureba imbuto z'umugore, ukuntu umugore yikomporta, ukuntu ari kuba umugore wanjye kuva igihe yagiriye kuri eglise ari très gentil, ameze neza mu rugo, nta makimbirane, turumvikana ku bintu byose. Bane akuya mugore ujya gusenga muri eglise yagera mu rugo akajya guta umugabo cyangwa akajya kumuzanaho nani induru ni byose byamugabo bakiri. Hari abagabo benshi badashobora gukizwa kubera abagore babo, kubera kubatoteza. Tugana ku musozo, abantu bumve ko idini ni ibikorwa by'abantu atari ibikorwa by'Imana. Imana ntabwo yigeze ishinga idini. Idini c'est une communauté, ni communauté abantu bakreya, ni nka club, bakora club, ugashiramo abantu, ugashiramo abamambre, abantu bajye mu madini cyangwa abayobora. Kujya mu madini biri positif, bimeze neza parce que bikwigisha ijambo ry'Imana. Ntabwo bakwigisha mu idini ngo jya kwica mugenzi wawe cyangwa jya kwiba cyangwa jya kugira gutya. Bigisha ibintu byiza mu idini, ariko umutima wawe ugomba kuba dispose yo kubikurikira. Ni ibintu byiza, uranyumva?
ni ibintu byiza byo kujyamo, ni byiza kandi nawe twavuze na avantage zayo ko ari communauté, uhura n'abantu ukagira gute, c'est vrai ushobora no guhura n'umuntu wari ko ngo ndagushimye tugiye no kubaka urugo n'ibyo, parce que urugo niyo nshingano d'abord ya société, niyo pilier mbere ya société. Parce que kumenya ko iyo urongoye umugore cyangwa n'ibyo, c'est pour fonder une famille normalement. Tu fondes une famille kandi iyo famille ni izina ryawe ufite riri éternel, ni izina ryawe rizakomeza à travers bariya abantu uri kubyara n'ibyo. Donc c'est une communauté c'est une famille qui est en train de créer, c'est très important. Urumva hariya hose hagatuma biriya bintu byose biba, ushobora guhura n'umuntu mugakora amahera byinshi urera ni muri condition y'ubuzima bwacu hano ku isi. Tout simplement ugomba kugenda ukuru tuvuga ko bigomba kugenda burya, parce que twasanze abapapa bacu abakurambere ni kuri ababayeho kuko natwe tubakurikira. Ariko ikiganiro cyacu kiraryoshye cyane, cyari kinaryoshye, hari amavantage, hari igihe abantu bashobora guhura tout simplement n'umushumba mubi akayobora intama nabi, intama zikajya mu myobozi cyangwa zikajya mu ruzi. no gushiduka hari intama hari ikirura kihinduye intama kigatangira kuzibaga kizirya. Hakaba n'abashumba beza cyane bakora umurimo mwiza kandi nabo kubahwa, nabo gushimwa, nabo gusimbirwa kandi bagashyigikirwa, kuko tubona ko amadini ni ikintu cyiza cyane kandi ni ikintu gifasha abantu muri rusange, nubwo bwose bigoye kwemeza ko idini ryavuye. Dusoza, hari ijambo waba usize utavuze tutakubajije wavuga ku kiganiro cyangwa ku idini kugira ngo tubone gusoza? Amaeglize yose ukuntu yagiye abaho, yagiye ashingwa n'abana b'abantu. Muri Bible nta hantu na hamwe handitse ngo le roi David yashinze eglise runaka, le roi Salomon yashinze eglise runaka. Jamais. Abantu nibo baje gushinga noneho amadini, bashyira amakominote, bashyiramo ubwenge bw'abana b'abantu, bagira amategeko bagenderaho, bagira ibintu batagomeraho cyangwa ntabwo twemeraho cyangwa ibyo byose nta kintu na kimwe bivuze, parce que Imana nta n'ibyo ibireba, nta n'ubwo ibireba. Est-ce que ujya uzarebe na exemple iyo umuntu yitabye Imana, est-ce que kumva ye bajya bandika ngo catholique ube bandike ngo protestant? Jamais. Bashyira umusaraba bakandika RIP, repose en paix rafiki yangu, wende utayiwana we na Mungu wako. Uranyumva? Donc c'est ça, nicyo kikubwira ko amadini nta kintu na kimwe kandi yakorana. Urakoze cyane, reka tugane ku musozo tuvuga ngo bantu badukurikiye cyari ikiganiro cyiza. Ese wagikunze cyane, andika akanyandiko aho hasi utubwire icyo twazavugaho mu gihe gitaha. Ushobora no kubaza ikibazo cyangwa ukatubwira uti muzavugane kuri iki ngiki, turahababereye, tuzabikora kandi tubirimo. Ahubwo tuzajya dushyira na contact ku biganiro byacu kugira ngo nihagira ikintu mushaka kubaza tuzaba turi toujours dispo kugira ngo tugire. Tuzajya dushyiraho email, dushyiraho na nimero ya telefone kuburyo mushaka. Allez, kora abonne, like, subscribe, uyabone ku kiganiro, ukore like, bon ça va. Ni byiza ngo dukomeze kujya tubahaye ibiganiro. Murakoze cyane, nk'uko babwiye tuzongera duhure mu kiganiro cy'ubutaha. Umunsi mwiza, murakoze cyane. Nakagaruka umunsi mwiza.